Babyeyi, ubu turi mu kiruhuko. Niba ufite umwana wujuje imyaka 3 ugomba gutangira ishuri ry'inshuke. Ese wamaze gutekereza aho azajya muri iryo shuri? Waramwandikishije? Niba ufite umwana uzatangira mu ishuri ribanza, wenda ntushaka ko azakomereza aho yari arimo kwiga mu ishuri ry'inshuke, cyangwa se nta nubwo bahafite icyiciro cy'amashuri abanza. Ese wamaze gutekereza aho azajya kwiga mu mashuri abanza? Waramwandikishije se? Niba warandikishije umwana ku ishuri ry'inshuke cyangwa se mu ishuri ribanza runaka, baguhaye urutonde rw'ibyo azakenera agiye ku ishuri. Ese watangiye kumushakira ibyo bikoresho? Niba se ufite umwana wifuza ko azava ku kigo kimwe akajya ku kindi, wamaze gutekereza ikigo wifuza ko azajyaho? Wamaze kujya kumwandikisha? Kuko ushobora kutabikora nonaha, hanyuma wajya gushaka umwanya ugasanga imyanya yaruzuye, imyanya yarashize, umwana wawe akajya kwiga ahandi utifuzaga. Iki ni cyo gihe cyo kwandikisha abana aho twifuza ko bazajya kwiga. Iki ni cyo gihe cyo kubashakira ibikoresho by'ishuri. Iki ni cyo gihe cyo gutangira gutekereza uburyo tuzagira uruhare muri rya funguro rya saa sita bahabwa ku ishuri. Niba hari abana dufite mu midugudu iwacu, mu isibo iwacu, bari baravuye mu ishuri, abo bana tubatekerezeho uyu munsi, tuganire n'ababyeyi babo, dutekereze uburyo nabo bakwandikishwa nonaha kugira ngo basubire mu ishuri. Twese hamwe dukore ku buryo muri iri tangira ry'amashuri dutegereje nta mwana uzasigara atagiye ku ishuri.